Irene rero reka nkubwire manumva mani duhuye twasaturana manumva Irene bampa ringi tukinjiramo Irene tukinjira muri ringi wallahi tugakubitana wowe tugakubitana abantu mujya mwibaza impamvu nkunda Sabe mujya mwibaza impamvu nkunda Sabe mukavuga ati kubera iki Ddumba ukunda Sabe nuko Sabe icyo umubereye aracishura Sabe y'umubereye imfura bimfura Irene nta kintu Irene mani nitaye kuri kamera zawe mwishiza amafaranga Ddumba ndi umuntu uvamo views murabiza abantu barebye ibiganiro abantu mwarebye ibiganiro Ddumba ndi umuntu uvamo views reka mbereke ikiganiro aza muri Canada ikiganiro cyanyuma twakoze ureba amafaranga aba yakivuyemo umbwire mana umuntu aba yakwinjirize kuri urwo rwego si bigo datera byo ko bitavuga haza muri Canada man nta kintu namukoreka mvuga ikiganiro gusa ko ibindi ntabwo nza kubivuga we Irene ikiganiro cyanjye naguhaye wowe Irene hano muri Canada cyavuyemo nibura amadolari nibura 500 abaye ari make cyangwa arenga ibindi ntabwo nza kubivuga warangiza ubwo sinshizeho ibyo naguhereye mu Rwanda ntabwo nza kuvuga ibindi mba nakoze ariko ndavuga ibiganiro gusa koze imvuze ibindi nshobora gusa nabi abantu bashobora kunkisha n'ijisho bakavuga ati ibyo ni wakabivuze ariko kamvuge ibiganiro naba naraguhaye hari ibindi byinshi navuga mu gatangara ibiganiro naye naraguhaye ibiganiro mujya mubona ibiganiro turi kumwe na Junior Giti mujya mubona ibiganiro ndi jyenyine ibiganiro natwe bafifira ya ibyo ni ibiganiro byose bivamo amafaranga ukabifata ukabikusanya ukareba ingira kamaro uwo muntu abagufitiye njyewe Ddumba njyewe reka mbabwire ntabwo ngira YouTube sininjirizamo njyewe Ddumba n'umuntu ushobora gufungura YouTube nkakora amafaranga nta YouTube ngira ntabwo ninjiza Ddumba hano nkorera ibintu byanjye naha kuri TikTok nahemberwa uretse ko nshimira abantu bampaye gift benshi muri no minsi nanone ntibiramara n'amezi 2 urumva nshobora kubashimira TikTok yanjye ntabwo nye ninjiriza amafaranga uretse ibyo mvuze Instagram yanjye niho ntwikira ntabwo nye ninjiriza amafaranga ntabwo njyewe niyo ndahana abantu baza nibiga abantu baje mugiye muzababaze mwazaga iwanje aho niciraga n'ibiryo birateka umukozi agateka mukarya nk'ababigiro mukajya n'ababere abanyoko nkabaye ibiganiro nkabagaburira narangiza nkahita mbishira hanze mukahita mugenda murangije kurya murangije gufata amafaranga mugahita mugenda nazirukaga mu gitondo nkasanga ubukamera buri mu rugo bukamera buri iwanje uzi kubyuka manu ukava kubyuka wagira muri salo ugasanga kamera zirateretse utazi n'ukuntu binjiye ukaba ibiganiro bro boka nkavuga ati nose umwana arava hano ko yanteze umugati kumugati yari yawuteze kuri jewe na ikiganiro ntabwo aza kuba hombye ukavuga ati reka nguye ikiganiro kicara nkamubwira ufitiye topic na topic nayo afite mukayimuha ukikira kuri kamera ukamuha topic na nino umva ashaka gutukana ndaza gutukana nta kibazo ibyo bazabimfungire ko zinange simfite ukuntu nakwisobanura nagira simfite nanjye ukuntu none se ngiye ko ntajya kurega erega ibintu nabyizanyemo mbizi ibintu nabijemo mbibona naye ntabwo sinza kugenda ngiye muri Canada ngere kurega se mbarege yariya ko bangize nta hantu ufite ndega ndabituka niko nza kuruhuka namwe muraza mwicaye mu mazu yanyu ni muzi stress zanjye nta bro nazinduka mu gitondo man ngo yampano yatanze ikirego ngo Ddumba yari inyuma ntuza ngo niyabaye umuntu mukuru ngo Ddumba ngo niwe yatumaga ngo ni mwabyumvise muri ribu bro
izi mpapuro zose zike, iyi ni cyber report ndayifite. Izi ni mpapuro, izi mpapuro zose ni izindi mu mpapuro za deko mu bintu byabaye byose nabikurikiranaga nkavuga tuya kuye hano ko ntarimo ndabyumva. Pazomani is free. Pazomani bamurekuye. Pazomani bamurekuye aribo bafunze. Pazomani bavuga ko Ddumba natumaga ko ari ngewe wamutumye nari inyuma y'ibyo biboro byose byo gusakaza diveyo ya mpano. Pazomani yamana mwaramwumvisha yibabwiye pana rimwe pana kabiri. Hari abaswera benshi baza muri DM yanjye barimo barambwira ngo niki nuza mupfango mushakaho. Bakaza manuka sanga umukarita sara kwandike muri DM. Muri comment we postinge boro ukajya kubona ngo wewe ngurimbwa ngo yampango waboye ngura mushaka hiki. Noneho leta ishaka iki kuri yaboye kuba uwo bari uwo yaboye yareze leta mufunguye. Ubutabera kubera iki bumufunguye. Kejo niko bamufashe simbizi. Kejo nibwo afite boro ze simbizi byo nitagaho n'ibyanje. Kozi ndabizi man, telefoni yanjye mba nyigendana. Nguma nsubirayo man mwenda ngasubira muri ntuza. Ngasubira mu boro muri telefoni yanjye mu video. Muri bintu Pazomani yanyandikiye. Nkabona mani ntabwo birimo nta kintu na video Pazomani yanyohereje. Nguma nsubiraho nabaye paranoid man, nsubira nkavuga cyangwa hari iyo yampaye igasiba ntayibona cyangwa yarayimpaye muri news muri view once sinyikandeho. Nkareba nkavuga ko Pazomani atigeze nyohereza video. Iyo bavuga ni yihe? Iyo bavuga ni yihe? Nicara na telefoni nsubirayo kwizina Pazomani. Nabaye nk'umusaza abantu barampamagara nkasobanura. N'ubu ngubu umuntu avuye kumpamagara ubu mvuye kuri call n'umuntu. Ndimo nanone ndimo ndiswa navuga ati ni wumbwiye ngo ariko se uzi ko mvuye live umuntu amvuye kwisobanura ku muntu. Ayitarambira ngo se ko Pazomani bamufunguye. Ndamubwira ati reka. Harambira ngo tumbonye amakuru Pazomani bamufunguye. Ndikanga ati reka Pazomani ntabwo bamufunguye. Koko ngiye ku mbuga nsanga Pazomani bamufunguye man. Nsanga Pazomani bamufunguye. Nsanga Pazomani ariko Irene. Ntabwo nza kugutuka cyane. Aho nagututse yego nabyo bifata byakira ahubwo byicane kubera urabizi ko ibyo nshaka kugutuka ari byinshi. But bro, mpuye nawe ahantu turi babiri. Gutya turi babiri. Wallahi nagukubita. Nagukubita Irene. Kwera wigira akantu k'agahanga. Wigira akantu k'agahanga niyo umuntu yarimo aravugana nawe abona wigize umuntu umuha kandi urakagoryi man. Irene urakagoryi Irene urakagoryi urakabwa amabere ya nyoko. Kandi urimo uravuga abantu barakureba bakibaza kuri umuntu muzima man. Iyo urimo uravuga umuntu arakureba akakureba bro, Irene uri mu bugoryi bwa mbere bwabayeho ku isi. Ibigoryi bya mbere byabayeho ku isi Irene urimo. Kuba wicarana n'umuntu ukumva side ye ntiwumve side y'undi muntu mwabanye twabanye kanyoko. Irene mvuga ibintu byabereye hano muri Canada wewe. Ariko kubera ndi imfura nabyo ndaceceka. Ariko nkwita ikigoryi. Irene uri ikigoryi. Irene you're fucking stupid motherfucker. You're fucking stupid. Uri ikigoryi. Kandi kibi
uri ikigoryi rero uri ikigoryi. Uri ikigoryi kanyoko. Ntekereza ku bugoryi bwawe nkumva nshaka kuruka man. Ntekereza ku bugoryi rero ufite nkumva ndashaka kuruka. Nirwo rwego ubugoryi bwawe buriho. Ufite ubugoryi bwinshi ku buryo wallahi numva ashaka kuruka. Kandi mabere y'abanyoko mwambwa bandi benshi mubye mubona mukabona mfite umutima mwiza muzajye mumenya ko nukomeza kunkanda kanda mbashobora guhinduka anytime. Ukomeje kunkanda kanda mashobora kuguhindukira anytime, any motherfucking given time I can fucking change. Anytime I can fucking change. Nanjye ntabwo menyerwa. Kubera ntinda guhinduka ntabwo mesha ko nta guhinduka. Nguha umwanya kugira ngo wisubireho. Nguha umwanya kugira ngo wisubireho. Ariko bikunaniye kwisubiraho ntacyo isubu nsigiye. Uretse kuza hano nkahita nanjye mbi ikigoryi. Nkahita mpinduka. Cause what? Like njyewe ntabwo umva ndihangana mani bari ntabwo kwihanganira imyaka ibiri. Ntabwo ushobora kwihangana abantu baza bakubita bagenda baza bakubita bagenda uwundi aza kubita agenda reka umuntu abazava haturike. Mani ndashaka kubabwira ko iyi showbiz nta muntu numwe ushobora kuyibamo nkanje. Nta numwe ushobora kuba abantu bose babaye muri iyi showbiz bagatinda no kwera bayikuramo amafaranga. Ngende umutemyi w'ibiti. My fucking work. And then ahanga nkaza kubashimisha ku buntu. Zero money. Zero money. Ndaza nkabashimisha hano ku abandi bafite ikintu babikuramo. And I've been here for fucking 10 years. Ndi hejuru on the fucking game. Sinzima. Ubwo buba ari uburyo Irene ibintu abarimo arakora gutyo buba ari uburyo bwo kuzimya umuntu. Buba abakoresheje uburyo bwo kuzimya umuntu kandi wamugaburiye. Wamugaburiye. Muswera agafata ikiganiro akakicazaho ya mpano akavuga ibintu arimo arambeshera Irene akagipostinga kikagira ibihumbi 400 atarampamagara kumbwira ati ibintu byagenze gute. Atarampamagara kumbaza sedu ko nabonye ikiganiro barimo baravuga ukuntu cyangwa yampano kurimo aravuga ukunguku urabivuga hiki agapostinga akabona amafaranga nanone agikoresha izina ryanjye. Njyewe nkasigara isi yose irimo nyine iranyota ivuga Ddumba ukuntu uri umwana mubi ukuntu ushobora gukora ibyo bintu ukuntu ugira iki abanzi bakaba benshi. Izina ryanjye rikoresha mu byiza no mu nabi man. Ubizi ko nta kintu man wamburanye. Nta kintu wamburanye kanyoko. Nta kintu wamburanye we. Nta kintu wamburanye we Irene. Kandi you do one fucking wrong move. One motherfucking wrong move Irene ndakwanika. Uzongera ukore wrong move imwe ituruka kuri Ddumba nzakwanika kandi nzaza ukunguko va kuri bya bindi dukinyuma. See you, thank you.
nzaza ibingi biduca inyuma tukajya mu gikari ngagukubitira mu gikari oya nzaza hano nkwanikire hano kanibaza ko mwakabwiye kari hano karimo karankurikira nzaza nkwanike Irene nzaza nkwanike kandi urabizi ko nkwanitse we maberanye ukuntu urabizi nkwanitse we Irene urabizi ko nkwanitse isi yose yakwanga Irene we nkwanitse we maberanye ko Irene nkwanitse isi yose yakwanga wowe yakwanga batireka nkure kusubire wigira ushaka umugati koze ndabizi ko uri umubyeyi ufite umwana uri umubyeyi ufite umwana ndakwihoreye I'm giving you the fucking last chance n'abandi bameze nka Irene mu mwumve mumufatireho muhaye last chance ikindi kigoryi kizaza hano kigakora ubuntu bw'ubugoryi ubutabera bwo mu Rwanda ndabashimiye ntimubaho kuba mwafunguye pazomani sinzi ukuntu umuntu habaye murantabaye hari ukuntu umuntu icyasha kimufata nawe akakiyumvamo ukumva cyagufasha ikintu utakoze ugatangira kwibaza nagikoreye ko numva cyamva ko numva ameze nkaho nagikoze urumva I'm like ibintu cyangwa narindimo ndarota man mana umpanire Irene umumpanire muhane mana nakwinginze muhane mani nta kuntu umuntu ashobora kuza mani akagukorera ibintu Irene mba naragukoreye warangiza ukifata nk'inyamaswa bro ukifata nk'inyamaswa bro man niba ndi umusiramu mukube barayi ndivuze no mu kitona kwega irite kafarako kampere kabonereze byo nabyo nebishobora kabako bikagore ikintu cyari cyose cyamubaho Irene kimubeho kibi nawe nta neza agira kikubeho Irene ikintu cyose cyakubaho kibi kikubeho cyose gishobora mana ndakwinginze binkorere mbisabye muri kwezi kwa Ramadani mana mbisabye mu mwezi wa Ramadani mbisabye mu kwezi kwa Ramadani mana imana nsenga ya Rabbi mukore mukube barayi mumpanire muhane mana muhane kuri kicara hasi mana ukarecording ikiganiro mana ukagisohora utambajije utazi ibintu ukuntu birimo biragenda urabizi ibyo nkora nibyo nkora Irene uzi ukuntu nkora uzi ukuntu mbayeho uzi ukuntu nganira uzi ukuntu ibintu ntatinyuka uzi ibintu ntakora bro ukifata bro ugasohora ikiganiro barimo baravuga ko jewe barimo baravuga ibintu nk'ibyo barimo baravuga ibintu nk'ibyo man
umuntu wakubaniye neza muri aya mahanga waje nta muntu uzi usanga Ddumba. Urampamagara last minute man, I came through the whole time. Uryama hariya ndyama hano, ibyumweru bibiri birarangira bro. Ibyo bintu yama hano yabigukorera. Man, ndateka nteka ibiryo wariye bro. Muri aya mahanga ahangaha muri Canada bro. Uje usanga jewe man. Uje usanga jewe man. Bagakuri ikiganiro uzi ko bandeze muri ribu. Utazi ukuntu bimeze. Irene, iyo nza kuba ndi umunyamafuti, iyo nza kuba narakoze ibyo bintu, pazo ntabwo bari kuba bamurekuye. Ni washatse kumenya ibyo bintu ukuntu byagenze. Ikiganiro kikarebwa n'abantu 400. Everybody iyo bageze ku izina Ddumba they pay attention. Iyo bumvishe izina Ddumba they pay attention. Bamuvuzeho iki? Nawe uba wabikoze ubizi ko ari byo ushaka. Noneho ko bamufunguye pazo mani, waza tuvuga n'iki ngiye nawe Irene tuba tukivuga n'iki wowe? Ngiye nawe twaba tukivuga n'iki? Bro, urumva? Bro, abantu bose ndabinginze, abantu tujye dukorana kuri izi mbuga n'iki ndabinginze, muzajye mumfata ukomeze. Niba wibaza ko ndi umuntu mwiza, ndeka nk'umuntu mwiza, ntukoreshe ubwiza bwanjye nguceho. Ndeka uko nguko nyubaho uko kozi ndakwihinduka eventually. Ntabwo ngewe nshobora gukwicara imyaka 2. Ndaza kwihangana for a long time, yego nihangane, but at the end of the day nubundi ngewe ndumva ndi umuntu ushobora kwivugira. Nanone uko nariyubatse uko nguko kwimbuga ko nshobora kuvayo one time mukabona ndavuze. Erega impamvu mujya mubona ntatukana sometimes nkazano nkatukana, nuko mba ntinya kuvuga ibintu bakoze kozi nimba uvuga murabanga. Niza nkavuga ibintu bakoze murabanga. Rero nkaza nkatukana ugasanga ningiye mufashe nabi. Kozi ndavuga ati ndi mutuka nkavuga ati gaswere nyoko ndaruhuka. Ntaravuga ibyo yakoze. Otherwise nshobora kuvuga ibyo mvuga mu kumirwa hano. Ngiye muza amabanga y'abaswera mba mfite. Muza amabanga mba mbitse. Muza amabanga mbikira abantu mwita abasitari man. Mana we Irene ntumubabarire. Ewana Irene we ntumubabarire. Niba hari ahantu Irene ntabwo ngira umuntu tutumvikana. Ntabwo ngira umuntu tutumvikana, abantu barabizi ko ntagira umuntu tutumvikana. Ariko Irene wowe ngushizeho bro, ngushizeho full stop. Ngushizeho full stop like this. Ngushizeho full stop Irene, ngushizeho full stop wowe turangije nje nawe. Irene we naragufashe nkwereka mama umbyara arwaye. Umurambikaho ibiganza ngo uramusengera man. Ufata umwana yabyaye Imana ugahita umukora ibyo biboro. Nagutwaye kwa mama umbyara bro. Warangiza bro ugafata umwana yabyaye ngo waramusengeye man. Ngo waramusengeye
waje uramusengera ngo yewe ngo mwebwe ngo muri abarokore ngo mukora ibintu uza ngo mukora imiziki y'abarokore mama wanje akaba akurikirana n'indirimbo zanyu bamwasoye aremera mani ndembera ufata mama wanje ngo utangira kumusenga murasenga bro mu nyuma uragenda ahantu nakweretse umubyeyi umbyara bro aha mu mahanga uragenda ku biganiro byawe ukonfaminga biriya byari confirmation yuko yampana ibyo avuga ari byo ko yampano ibyo arimo aravuga ko Ddumba ari inyuma yo gusakaza amashusho ye umushyize kuri ya kamera wakonfirmye ko ibyo yampano yarimo avuga ko Ddumba ari njyewe wari ubiri inyuma ko ari byo mu nyuma ubu butabera bukaba bwerekanye ko ibyo mwarimo muravuga atari byo bakaba bafunguye Pazomani Irene wowe bigusigahe ku njyewe nawe we bigusigahe wowe njyewe nawe twabanye uko twabanye ya mpano sinshaka kumusubiraho kozi ya mpano we ntagenda ibiboro bye biramureba kubera we ntabwo turi kuri level sinibaza ko ngende kuri level ya mpano wowe njyewe nawe bisigwe gusigaye boss iri waratubonye twari kumwe wowe na Irene waratubonye waje ahantu twari turi we Irene nkuvuze wowe nkuvuze wowe Irene nkuvuze kandi bubishaka twanabikora I'm gonna wait for you and do another one fucking mistake. Kandi Irene this time ndakwiyenzaho. Mbona ukoze ikintu cy'ubugoryi. Ndaza kukubona ukoze ikintu cy'ubugoryi kimwe inze ugikoze uwundi muntu utagikoreye nanjyewe. Ibi bintu byo kwigira umwana mwiza umuntu ava wakabirambirwa. Ibintu byo kwigira umwana mwiza ibintu umuntu ava wakabirambirwa. Wa mugani hari umuntu uheruka kumbwira ngo ama people pleaser. Ngo I please people. I think it's high time now I start to think about myself, man. Like cause man, you please people a lot rero ugasanga ibisukura biro birakumenyera birimo biragucyaca because you're pleasing them. Wigize umuntu mwiza, wigize umuntu mwiza. Anyway ndaza gusoza ndimo ndabwira ubutabera bwo mu Rwanda ko muri imfura niyo leta yacu dukunda niyo leta nyine nta yindi dushaka niyo leta ishobora kureba ibibazo ishobora kureba ibintu ikahita ibikora nyine nguko byakagombye kuba bigaca mu nzira nyine byakanyuzemo nukuri kw'Imana kuba mufunguye Pazomani ni njyewe mufunguye nanjye nari mfungiye hanze sinari kubona amahoro Pazomani afunze cause numvaga ko icyaha twari twaragikoranye na Pazomani niko byari bimeze ko icyaha nagikoranye na Pazomani noneho Pazomani kuba afunze njyewe ni nkaho nari nakwepye igihome ariko the fact ko nari mbizi ko ndengana noneho Pazomani mukaba mwamufunguye nta kintu nabaha manumva ntacyo na we Irene wibaza kuri umuhanga rugukigoryi ugafata ikiganiro bakajya hariya bakamvuga utanampamaga ukambwira ati Ddumba ibi bintu urabivuga hiki nk'umuntu mukuru Irene
Mana ndagusaba Irene umumpanire, sinza kugutuka, ntabwo nza kukuvuga nabi. Mana ndashaka mu bushobozi bwawe, mu bushobozi bwawe Mana yanjye, mu bushobozi ushobora, hana Irene, muhane.